ubwenge Jaza ubwenge ndakapfuca umva ndakapfuca imbabazungu mwacu ndakapfuca imbabazungu mwacu jaza ubwenge ndavuze ati mana papa sindi yishimye ubundi kutavugisha umuntu kuri Zanta maziri wanga iki cyana bunira mumare ntago cyagiye no kuziragira kandi cyaduse kigupakira gura mufuka gwashuko ni igifu ubu kigiye kugupakira kiguda nangire nikirangiza kize kikugira kayicana ariko buretse aryenje nanje ngiye kumurimo mukanye ibyo ngiye kubijya mbimaremo atangiye gusimbuka ugo murindi gose guva mu kurya bambe inkumi karazi buno igira ngo ntago bizacura mari kamera ngumucuko go muri kirema ku bwasi bwa ngarambe atani yesi na wa mukobwa wabajije se ngo pa ngo hajya yashakaje kunyibera akarisama ngo hajya ngo kwazanye mama ngiyuza ni nkumi meze nkanje ntago nzabaga nziza zabagaho ariko uzuguzi kunago ako muze barasaze ngo ukaraga mabuno utewe turutse yewe agakobwa turakoroka rero wase ufite umukobwa mwiza nkanje ufite agakobwa wowe washara wajya sero ufite nkubwo ceceka washara ugaheze kushika ndakwiyamye wa mukobwa imyaka 19 bize kushika muze amakera mwashaga mufitiriye reka nze kubwira nayo ni myinshi nitanga iyo ndi kukwitegereza ubwira ikisi uri kumbwira iki nka nta musore wakwemera n'ukuri kw'Imana humura umusore wanyemera uzi umugore wacu kugira yarameze gute ntago yarameze nkawe yasaga tese wababwiwe ni iki cyo ntago yari mwiza cyo kora kangubwira wewe ntago wakwigura ku kimenyetso cy'umusaraba uko kubera iki Gomeza murikiza wagira guca bikira Mariya ahita guhimigisha. Kandi umusaraba. Nawe umeze nk'umusaraba. Mukuri kw'Imana. Kausaza ndumiwe pe hagati kasaza batukanaga. Subwo muze ko nkubonye mu busaze nkunda mu busorera. Umva kubwira amagambo teranganiki. Ngewe nagutina. Ukumva yebwo. Niba ngomeze kumbwira gusa. Nagutina kujugunya muri amunzu. Kabene gendera. Ico kirindi cyawe. Bakwiyamye muzera nakikubita muri ufuna watakana nje kaje muzera kurizeza komena gahanga kafoshe ndakura kameze ahubwo yakagwereke iki cyana cyo ndahangana nacyo buri yamabara reka nze nkwereke igende mu nzu ibijyo byose mbirye maze ntebe icyo kibazo kiri gukikurya kagakwa kari gutamba kari Kajwe bwabaye shamwe n'umusaza arayifarantutse agize umwanda neza abasaza nabikige nabo basiga baruba kukabantu bigaza arantutse ngo nta mugabo nzabona ngo nzaga kwishiga uzibina ntutse mwari mwiza ngaho wase shabyihorere arantutse mwa sakuzizi ahubwo tubireke hariya hari umutipe nemerera kumva nta kuntu wanshakira nyine uburyo umukobwa bakundana nyine tumugira ukuntu nyine nawe urabyumva umukobwa bakundana amafaranga areba ngahe umukobwa bakundana ngiye nyine ubwo mushimuta se ku wamushimuta wamwica wamumanika icyo uzamukoresha ntabwo nishaka giye cyo mpfa nuko ntongera kumubona naho ubundi sherere kanze ngaruka izanga urabizi ikintu twaganiriye ari byinshi siko neze ubwo ransiga ngiye nyine ariko umva se wibuke ko ni mu minsi mike ubukwe bukajya mbere siko se ndabyumva ariko nanjye nari mukumva subiza nyine wari umwe manumva n'umunsi washira tukiri hamwe aho birumvikana ariko urabona ko kurimo kumbwa ngo ugiye kugenda oya ngiye kugenda so ubonye utuntu nayo ndimo se nunganye mbabera ndakwinginze basi minota 40 oya ihangane mfite yanjye siko se
cokera ko kigoye ariko amafaranga ko se kigoye iki ntago ari amafaranga kubise byose biroroha none tubipange nyine rero mbo eh angahe rero ngahe wose ushaka ampereza ngahe ijana igiciro ariko ko mfite umujama wabikora nanje ubwo rukumva hari busagu najyamo ariko nta batipe nanje nagenda ngatekenika bakabikura mu nzira igiciro cy'ijana ibihumbi ijana komega ibihumbi urukumva nukwimura umuntu nukwimura umuntu ukamukura muri iyi si ukamujana mu yindi iyo si y'ikuzimu ariko suvuze se aho kumwerekeza ndagwa kureba ari kuzimu yes yaba musi washiramo umwijima ungana ute washaka itoroshi cyane umukara pfa kuba mbona mu mwijima ntagaragare mu maso yo kuvuga ngo bazongera guhura n'uwo kora hano ahubwo we noneho ndumva ahubwo reka mbe nguhaye avance noneho nta kibazo ndi nzayaguhereza si byose ibihumbi 5 gusa 5 wagenda ukabyereka abantu umuntu muzima ibintu ibihumbi ariko ushaka ko bangiza moro musoro kwifuza nga 5 subwage wabijana mu bantu babagabo ngo nyine uri kwifuza amafaranga angahe niko ndenda pasi bumbereje vanze ya senga andi ayandi uzagira senkani wowe ngenge kuyaguhereza uri kunyumva neza ariko nudakora ibyo nakubwiye nudakora ibyo nakubwiye yaye maso nzakura agaseke sibyo amana umusaza sawa yewe ntabwo intama zakurirwa ngaha zitariye ngo namusigira ibiryo nakaniragiye gicuncu gusa buramuvuga ngo ni nasi njana gupakira nzi gupakira se ngabaye umukarani nagatsindwa ndagujya n'ibindi byose ndabijya nazo ngiranga kikiri cyo kijya ndako kitazaje kuziragira indama abeze mu mbuga reka ngujye njya kwizina ubu kwabira we zaza jari Yesu niki si wacu nazi pa wabona ibyo byose wabiriye karyo umuriro batana hano nta soni batama se ndi mbatama icara tubone wagiye sipara kanga banza ngakora ko harimo ibyo ngiri umva kubwira umbwira se ndagufatira imyanzuro ukamuvuga kwawe uguda nanjye ntabwo urapfuye uko omoke ndagapfusha ubwira nyange je unzame mu kuza kumena gaha era nyanga hora gurapfusha azahora arapfa iminsi yose ariko wogira ugera inyange nuwahe genda zanira amazi go kunywa amazi go kunywa sa amazi go kunywa genda zanira haraho kwa bageni umuntu umuzi ngamazi kari kanje kugazana ariko ibyo nanje ndajya ngabana anda mukora fuguza icara nubyo kugazanira icara batama ndaje kugiza ndi sade ndakuzi ndajya kwatamo ubona bwawe ndabumenyereye ndaguhima maze nanjye naguze ko nanjye ndaguhima kaguri ko mirunga nanjye ko ndaguhima ujogi byawe nanjye naguze nanjye ko gutuma baze ngo baje kwanza nanza kahoja ni ngasi waje wanagaruka amazi ntanagaruka apana yarazi nganisha ubwenge rero yambimye ntabwo njyewe rwose ate ngo kujibikira ajije imbuzo bwangu njye mbise ibintu byo kujya byinshi ariko ubiko kubona uko bwegereje bateka urabonye ko utuntu n'ubwo bakuragera hari imbere ugahita ubona ndi mukobwa nsoma aya nawagusomba uri kizuba ndawagusomba no ngakabye ntabwo nakabye ariko nawe urabizi uzagituma nkukumbura shiri kuri penalty imbizi kutambe ni wowe wanje ni wowe urabizi ko nawe ndakora ikosa ryo gushaka undi mugabo kandi ni vuba ntago nagutanga mfite asoso ngo wenda mfite abandi nkurutisha thank you nawe uri shenga aho reka
ngucike siko se nubwo reka ngucike kunsiga njyenyine aya shere reka ngusezere ngucike sawa naburi byongese uzabigera gushiramo uzahora hose uzabigera gushiramo ariko gashikizana kugarura mu nzu yanjye inzu yawe none ko ntazana umugore nsanga yibamo evuga ko ndazayibamo urufunguzo narukwatse ndoyibemo wenyine narukwatse maze ngenda yibemo wenyine mbese hajya kurukujya uzajya n'umuriro njya n'umuriro njya mwegeraga jewe inzu nzayibamo kandi nzayibamo iminsi myinshi yambaye karokera bego turi kororanye ya mama ya mama ya mama ya mama ya mama uko mama ndukize kandi nindo umutima gore kwa ese nje ndabizi nje nigeze menye byabaye ibyabaye ntago nsize umutima mu nzu kuri kusarika basanze hibuye rero wabona nari n'imbeba yabikoze nazo ntabwo umutima imbeba yabikora gute saa tatu yesu ndo yahinduraga umutima amabuye ndo yahinduraga umutima wenda umutima uhinduye ibuye nazo ibyo wabimenya nje ko ibyo nje wabinjiraho akose kwa mugani yesu arabikoze ubwo ni yesu ukoze ibyo bitangaza kandi nje ufunze none cyangwa cyuze urundi rufunguzo shaka ntago nigeze ngera mu nzu yawe wanyirukanye mu nzu yawe ndibamo uri kugiki yesu yambinduriye umutima umuntu wose nawe wari wanyi abaze muri umunyabwenge jewe arega jewe uba ugomba kunyuba mwana kinyeje ereka cyane nakubyinaye shaho nyine kumbyara kose je ko wanyimye imana kiguhanye ibuye umutima wari ufite ntiguhindutse buye ujaje uramenya ko nanje imana inyumva ndahanuza hehe urahanuza hehe ibiki mwaje murakunda abana banyu mukamenya ko nabo bafite kugira wacana uri kwa kurugeza hari umutima nawe mfite ngaho wari ufite ndari gufite ngaho noneho ngubonye kubera ko nyine wande muje kutarageza ntama nanje gumutsima ndagenda ndemuje murabesha ndamutsima wari ufite umutsima wari ufite aho ngaho nasi tuvuga ndagwa ni ubwo ni amabuye akiwa mitwe yanyu muyikuraga umutsima wari ufite aho ngaho joma wamasha pandago nago muje murakunda abana banyu nabo mubite ariko nje narakubyaye ibyarayemo byose swabiriye ariko navuze nyine ko mutsima rwo rwarayemo rikona nashizara kwa Eba kuna numugati mana yahinduye ariko bo itonda wibeje ukanawuruma urebe gusa uje vare kuvana urebe utinye nyine kujya ukuvana ntabwo gisaha yose urebe utinye numugati kuko wibeje ukarumaho ibyinyo nabikungutamo ndanaribye byasigara mu rubanda gumami banda gumwami beke ubu ndazibanwa nzereke biki none ko ikintu nikigiye mwa irazu kikaba kiguriye kigashayibona igiki wenda ni nimitwe oyashata ko je obere obonye nje kanje muze yakoze ngira ngimitwe yewe nakubwiye ngo ufite 5,000 ngo gurishe kugo gose gumuzima kwa 5,000 ndagukatira haga pande ka bibiri ko nyine ikiro naraje boshaka bibiri ngukatira ka bibiri oya guje sha guje nyanje bintu zacu kubihanuza ndamenye ivyari byo kubihanuza he kuko ndago umuntu kadago nakwinjira na mu nzu barakunja amafaranga bakubesha ngo bagiye kuguhanurira ndangiza ninjira ingaruke nsanga ari ibuye ya muri mana gusa ngo muzi ngo bandi bandi babima ndangupfa imbabazi ubwo wagwakaka wakajya ukakaguhaza niba ukanze kanzubiza ndaho ngagusubisha ufite ijana ngo akasengani cyangwa kijana ndaza kumenya ibi bintu
ndaza kumenya ibi bintu ejo yutanga bitandima nguhaye ndaza kumenya ibi bintu urabimenyera heza ego nina nakose ndikubikeka ndikuvuga ngo wanandoga shaho niyo mpamvu nananize kugutuma amazi njuko umwana wawe mbaye umurozi none nzubiza ko nje nguhaye gashira cyatwicana nzubiza umugati gwanje nje nguhaye gunzubiza nje nakuroga ndi umwana wawe nanye njiro kora kubyaye ko wambyaye ko wambyaye kubyara muravunikaga ni wowe wambyaye kandi mama wambyaye nyoko siya kubyaye warambetse nyoko siya rizagisha cyangwa yitenda nari byo wawe ari kuvunika ni imana ndemeye mu ndayi mana sinzi bavane yo yaturemye kuje vuba gukuraho cyangwa ajaje uritonda nagukura menye indongera ukoreho kozaho n'imitwe y'indoki ngwereke papa wibiki wari wanyime ibeshe ukoraho ngwereke mvuwe ubundi Sarufi yo tumushyira hasi tumuzirike cyangwa tumupfuka umwana yangana atamwica yibeshe agenda ahubwo fata tangwereke Surprise! murekeye ijana fata ukuboko hirya zamuka unira kumaze wenyine njye nakubwiye ngo ibeshe ukozaho n'imitwe y'indoki nuko ko uje ari gukoraho gusa wari ibintu nari ndahita ngukorera nange nzakubyaruka nzashaka abandi bapapa ako shanje nigeze njyenyine gakwimasha mukanya nduje nyimya tarukana nk'imana ivuze ati mwana wanje enda ngugaburire Nyine- imana ubone naje reka nze ako bose imana yahita kungaburira kugira umuhatari umusaza uri umusaza si wowe wandwarika shaka ibiceri rero nje kukugurira kandi nge ndikuva nakumira bunguri uzajya n'umwana wawe urajya umwana wawe ako pa uzi n'ikindi njyewe nageze hano inzara yari inyishe ya mani izi byose rero ibintu inkoreye ndayihimbaje noneho zanga ufite umutima kumbe wari ugiye kuwinjirana muri mu nzu noneho iri buye ukuntu wari ufashe njye sinanakubesha njye ndi umwana w'imana ubu singira umwana wawe burandi umwana w'imana n'ubwire papa noneho ino zane wari uyifashe iriho umutsima itambuka atari ko nkafata rirabuye agacira ku isahani rigatsimbura umutsima ibiro by'umutsima ndibindi bingana na rirabuye niko bigenje mpita nirira umutsima bugumyo ndaje kandi umwana we sinzi ubwenge koraga urumu cyane Yesu ubwenge ndagapfuja umva ndagapfuja imbabazungu mwacu ndagapfuja imbabazungu mwacu Yesu ubwenge ndavuze ati mana papa sindi yishimye ubundi kutavugisha umuntu ukuri What? Surprise! Jesus is Lord. It was that. Jesus is Lord. It was that. What? Surprise! Jesus is Lord. It was that. Jesus is Lord. It was that.
What? Surprise. Jesus is Lord. It was that. Jesus is Lord. It was that.